Halo. Hello. Yes, Revera Pasiteri mwaramutse. Yego. Murimo muravugana n'umunyamakuru wa Divine Family TV. Wani? Murimo muravugana n'umunyamakuru wa Divine Family TV. Ripoti Ivuye nk'icyo ibyo bibazo byose mbajije nanjye ntago nkuzi nawe ntago nzi. Yes, jewe nabanje kukwibwira kugira ngo nanjye ndibaza. Ibyo icyo kibazo ugikuye cyangwa kije gite ninde wakigejejeho? Jewe ndi umunyamakuru nabanje kukwibwira kuri tubanza kuvugana nakubwiye ngo ndi umunyamakuru kuva ku Divine Family TV. Nkaba ndi umwe mu bakoze kubi. Allo. Revera Pasiteri Mbirende mwaramutseho. Murakomeye. Imana ishimwe. Mani ndaje. Murimo kuvugana n'umunyamakuru wa Divine Family TV. Aho mu cyaro mumeze mute? Turaho. Hari amakuru arimo kutugeraho atubwira yuko nyuma yuko aba directors b'itorero ADPR byabaye ngombwa ko bamwe basubizwa mu Rwanda. Nkuko wowe rero ukurikiye Divine Family TV uba uhora uvuga uti dukeneye amakuru agezweho cyangwa amakuru ashyushye ndetse amakuru mashyashya muri gospel, cyane ko iyo amakuru amaze iminsi kuri televiziyo muba mukeneye ibindi bishyashya, kubera ko indya imwe itera gutura ubwangati. Niyo mpamvu rero tugenda tubashakira amakuru atandukanye hirya no hino, tukabazanira inkuru zijyanye na gospel. Twebwe amakuru dukoraho na amakuru agendana na gospel, ntago dukora ku makuru yandi, ariko abantu bajya bashaka kubivangamo ibindi byose nabyo tugerageza kubikoraho. Muri iki gitondo tubyutse dukora ku makuru cyangwa se dushakisha amakuru atandukanye hirya no hino, nyuma yuko hari ayo tuba twumvishije. Nkomeza kugenda mbwira abantu nkababwira ngo amakuru muvuga yo mu matamatama rimwe na rimwe hari igihe ataba amakuru mazima, cyangwa se akaba atari amakuru ashobora kugira icyo yungura abanyagihugu ndetse n'abatuye isi bose. Niyo mpamvu rero Divine Family TV tujya dukora ubugororangingo ndetse tukamanuka tukajya kubashakira amakuru atandukanye hirya no hino. Wowe ushobora kwibaza uti aya makuru muyabona mute? Hariho umwe ukubaza ati nimero uzikura hehe? Biroroshye kugira ngo umuntu ashake nimero y'umuntu ndetse karite yose ukeneye yo kugira ngo utangaze ibyo ushaka gutangaza ubibone. Ndabizi neza ko aya makuru dutangaza aremerera bamwe mu mitwe ndetse hariho n'abatabasha kubisiporuta, ariko hamwe no kugira ngo tujye dushyira ukuri ahagaragara ndetse tunavane urujijo mu bantu. Niba abantu barimo gusenga nibasenge, kandi niba abantu nabo bari mu zindi tageti nabwo bakore izo tageti zindi. Yes, Divine Family TV rero turakubisa gukora subscribe, like and share. Turagukunda wowe udukurikirana, komanteri zanyu turazireba. Nshimira cyane abantu mukunze kudukurikirana, warangiza ugatanga igitekerezo cyawe, haba araho dukosora tukakosora. Biba bitangaje kuba umuntu ashobora kwijundika televiziyo. Ntabwo wakwijundika televiziyo yose kuko televiziyo iba ari timu nini. Birashoboka ko umuyobozi ataba hari abandi bagasigara bakora. Rero niyo mpamvu igitekerezo cyawe kiba gikenewe. Ujya aho ngaho aho bandikira komanteri, nkamwe mufite computer cyangwa se abafite telefone zibasha kwandika comment, ukandika igitekerezo cyawe ukatubwira uti nkurikije iyi nkuru cyangwa se nkurikije iyabanje iyatambutse, ndabona ibintu byakosorwa gutya, kuko tuba twagerageje kugenda tubashakishiriza abantu hirya no hino kugira ngo dukurikirane amakuru uko byifashe. Bamwe rero baratubajije ubushize, baratubaza bati
ese ko turuzi ari urwa hose mu itorero rya Heburoni naho umuriro umaze hafi imyaka 3 waka, ariko tukaba tubona ko ibintu biriho bigenda bigera ku musozo, ariko hakaba hari ikibazo kimwe cy'uko abakristu baba mu kintu kimeze nk'urujijo. Nongera kubwira abantu babwira ngo umuntu uzaza kukubwira ngo babahinduye company, itorero ntago ari itorero, muri company barabacuruza, ubuse we bagucuruzaho iki? Nkubwira ngo ntibakakujijishe muri ubwo buryo, kubera ko nibakujijisha nawe ukazamura umutwe cyangwa se ukagira umutwe munini, ibyo mwariho mwubaka bizasenyuka mu gihe gitoya. Ariyo mpamvu uruhande ushobora kureba abantu bose babashije kwinjira mu ntambara zijyanye n'ibyo bintu, ibyo bari barubatse byose byahise bigenda bisenyuka, kandi bigasenyuka abanyetorero batazi uko bigenze, finally bakazabibona ko byasenyutse. Umunyarwanda aciye umugani aravuga ngo umuhana avayo ntago umuhana agenda. Rero mbabwira nshuti zanjye, mwige ubwenge, ntibakabahane muvayo ibintu byamaze kugira gute gusandara, ngo amazi iyo yarenze inkombe aba agomba kusandara. Rero niba muvunika mutanga 1/10, mutanga amaturo, mutanga ituro ry'umutima ukunze, mutanga amashimwe, uteganya yuko ibyo urimo kubaka ejo bishobora kuzagira umumaro, wagera igihe nawe cyo kugira ibirori ukaba ushobora ku presenta cyangwa se ahantu ukoreye hakaba ari presentable. Birababaje kuba umuntu ashobora gusengera mu itorero 10 years ariko wakishamwo ijisho ukabona aho ibintu biriho bigenda bigana, biriho biragenda bisubira inyuma aho kugira ngo bisubire imbere. Rero nkubwira ngo wowe usenya urwe bamutiza umuhoro, ariko ntihazagire umuntu ugushuka ngo agusenyeshe ibintu umaze igihe wubaka. Uyu munsi rero twigarukiye muri rya torero rikunda kuvugwamo parapara, mu directors mbashije kuvugana nabo ndababibajije ntiburiya ntago itorero ryaba rya Kristo yararijyanye abandi bakaba basigaye ku magumba cyangwa se ku magufa, ibintu byararangiye kera. Ariyo mpamvu ushobora kubona ibintu bitajya bishiramo intambara, umuntu akakwereka ko akunze itorero cyane kandi atari urukundo rw'itorero, ahubwo ashobora kuba hari ibindi bindi akunze cyangwa arimo aharanira. Ejo bundi twari mu URSB baraba bati dukurikije ko aba bantu bigaragara ko bari basanzwe ari abanyetorero, biragaragara ko mu by'ukuri n'abatangije iyi company barabazi, ariko noneho wowe nka Geoffrey Rwanyamuzira wowe waje mute, winjiye mute? So bivuga rero ngo ibyo byose ni amakuru tuba tugomba kugenda tubaramburira. Nongera kubabwira ngo twebwe iyo duhaye amakuru turayakira. Nabashije kuvugana n'uruhande rwemeye kumpa amakuru kubera ko nagerageje gushaka kugira ngo mbone amakuru aturutse ku ruhande rwa Geoffrey Rwanyamuzira, ariko kubera uburyo register yari yabahase igitutu banga kugira ikintu bantangariza icyo ari cyo cyose, ariko nagize amahirwe kubwo kuganira na Pasiteri Nshimiyimana Jean Paul, yasobanuriye uko ibintu byari byifashe, cyane ko itangazamakuru muri urwo rubanza ryari rihejwe. Ariko we nkwibutsa ko kuwa gatanu w'iki cyumweru aribwo hazabaho gusomerwa hakamenywa icyemezo kigenda mu maso, hanyuma abatazanyurwa n'ibyemezo bakajurira mu rukiko rwisumbuye, bakagenda mu maso kugira ngo ibintu by'itorero bijye bigenda bisobanuka. Divine Family TV turabakunda. Divine Family TV turahanga kugira ngo tujye tubafasha mu makuru atandukanye ajyanye na gospel. Uyu munsi rero twabashije kuvugana n'abagabo babiri b'inkorakoro cyangwa se abagabo babiri b'abarevera bari bayoboye uturere mbere y'uko habaho vurugu ziri mu itorero rya ADPR. Abo ngabo akaba ari uwo bita Mbirindende n'uwo bita Asimwe Apollinaire. Abo bagabo tukaba twavuganye, bakaba ari abagabo baduhaye umwanya uhagije turaganira ndetse batubwira. Muriho muravugana n'umunyamakuru wa Divine Family TV.
murimo muravugana n'umunyamakuru wa Divine Family TV. Mwaramutseho, murashima Imana? Turashima Imana. Nyakubahwa, tumaze iminsi twirukanka mu bibazo by'itorero ADPR, ariko mwe turababura kandi nk'abantu bakagombye gukemura ibibazo bimwe bigaragara muri iri torero. Ejo bundi twari mu URSB, kandi uri umwe mu ba directors b'iri torero, mu kuba harimo incankarana zigumya kugaragaramo nk'amwe Revera Pasiteri wari uyoboye akarere, ndetse ukaba nagaragara muri constitution y'itorero, kuko amazina yanyu nk'uko mwitwa Asimwe Apolineri agaragara mu basinyateri b'itorero. Kubera iki mutafasha itorero guterera muri aka kanya? Noneho mpamo idakika nyine nandi mu ofisi. Ayo mami idakika nyine tokemo tuvugane, wongere umugisha wo mu idakika nk'eshanu. Okay. Reka rero wowe udukurikiye nkubwire ngo uwo ngo akaba ari Asimwe Apolineri, tubashije gufatisha kuri telefone, ariko akaba asabye 5 minutes zo kugira ngo yitegure, kubera ko ashobora kuba tumuhamagaye tumutungura. Bibizi ko itangazamakuru iyo rigiye kuguhamagara ntabwo ribanza kumenya aho uherereye cyangwa se ibyo urimo gukora. Reka rero iyi pause ya 5 minutes tube tukubwira ngo ese wowe udukurikiye witeguye ko Asimwe Apolineri ari buze gufasha iki itorero, nk'umuntu uvuga ati reka nze mvugane namwe mu minota 5, rwose ndaba niteguye kandi turavugana bihagije. Rero nshuti yanjye nkubwira ngo Divine Family TV tuba tugomba gucukumbura tukabavanirayo amakuru ayo mutabasha kumenya, yose tukayazana, tukavana ibintu mu gihu, twarangiza tukabishyira ku mugaragaro, bikaba appearance ku buri muntu uwo ari we wese akaba ashobora kumenya ukuri ndetse n'ikiriho mu isi cyangwa se igipfa mu gihugu, kugira ngo hagire ibibasha gukosorwa mu itorero ndetse no mu gihugu muri rusange. Reka rero tuze dukurikirane Asimwe Apolineri kuri telefone. Asimwe Apolineri, nari ndimo kukubaza nkubwira ngo nk'umudirectors ufite navuga ko ufite ijambo, ariko ibintu warabifashe ubiha umugongo. Mbiri ndende turimo kuvugana aradutangarije yuko we yabivuyemo, ubu ari umukristo ushaka kujya mu ijuru, ngo ibyo bintu yabiyinjiyemo azi ko ari ugukorera Imana, final aza gusanga atari ugukorera Imana. Ubu iki kintu cy'ubugambanyi bugenda bugaragara ntabwo cyaba ari ikimenyetso kimwe kigaragaza yuko itorero Kristo yaba yaritwaye hakaba hasigaye abantu barwana intambara zabo? Rero urareba, yewe nanjye kuri icyo kibazo n'icyatumye nge nicara nkabuganirika nkora imirimo yanjye, nkorere urugo rwanjye, nkorere n'igihugu cyanjye. Yego, yewe nabonye ko kunzanamo ibindi bintu nari nzi ko ari ijambo ry'Imana turimo kwigisha tuvugana, hakinjiramo ugasanga hinjiyemo ibibazo byo kubangamira abayobozi, yego, kubangamira leta yacu. Kandi nanjye icyo mba nshaka ni uko igihugu cyacu, igihugu ndimo cyanjye kigira umutekano, kandi nanjye nkagira umutekano cyane rwose. Ubwo rero mbonye ko cyabuze amahoro igihugu cyanjye, kandi nanjye kikambuza umutekano iwanjye no mu mirimo ya buri munsi nkora, ndavuga ni nanjye reka nicare iyo mitwe irwanira imitwe yayo. Yego, kuko twebwe icyo nzi neza ni uko ikibazo cy'itorero gikemurwa n'Imana, nk'uko uvuze neza cyane. Nta muntu uri mu Mana urwana intambara y'umubiri. Nge rero kwicara no kubihorera si uko ntacyo nakavuga, ariko namaze kubona ko atari ukurwanira Imana, kuko Imana nta muntu uyirwanira. Imana yacu irirwanirira kandi yihagije, kandi yivuze ibintu byose birakomera. Yego, njye ni nacyo nabasobanurira, ndababwira njya kwinjira muri uyu murimo ntago ari uko nize, ahubwo nahamagawe n'Imana. Wahamagawe n'Imana?
Imana irampamagara mu murimo wayo hano mu mujyi wa Mubende, nkora umurimo w'Imana kandi neza. Mbwiriza ubutumwa bwiza, abantu barakizwa ko nari nzi ko intego ari ukubwiriza ubutumwa. Yego. Hinjiyemo ibyo bintu bindeye byo kuvuga ngo barakeka ko haba harimo ibiki kandi njye ntabizi. Urumva ndavuga nayo ibi bintu reka nkuremo iki akanjye karenge ngiye nsubira inyuma, kuko icyanzanye ni ukubwiriza ubutumwa bwiza. Apolineri, mbere y'uko uva mu itorero wari uyoboye akarere kahe? Njye nari nyoboye akarere ka Mubende. Nk'umuntu wari uyoboye akarere, ni gute ushobora kumbwira ngo itorero rivumbuwemo igitutsi? Nk'umuyobozi uyoboye akarere, izo muvoma zose zikorerwa mu karere, akarere kagahana amakuru n'akandi karere, warangiza ukambwira ko ibyo bintu nta kintu wari ubizi? Ibintu kuvuga ngo ikintu kuba ntacyo ikintu nkubwiye cyo nari nzi ni ikintu kimwe. Yego. Ngena no mu nama z'itorero twari dufite inama z'itorero dukora, tuzi ko ari ubutumwa bwiza. Nk'uko uzi umuntu agira ibanga ku giti cye. Yego. Akabona hari umuntu ukiri gutajya muri ibyo bintu cyangwa muri ayo mabanga yabo. Kandi utanabishobora, icyo gihe ntabwo nawe bakikubwira. Umuntu icyo atekereza aba agitekereza ku giti cye. Yes, akavuga ati nzabatwara mu kigare mpaka mission yacu igezweho. Kandi wafite intego. Yego. Ubwo rero nanjye aho maze kubonera kumva icyo kintu ababishinzwe babikurikiranye babonye ko harimo ikindi kibazo, kandi igihe ntacyo nkiziho. Yes. Ndavuga ni narenganira ubusa, nkahura n'ibibazo by'ubusa kandi nta kintu nzi. Urwego rw'ubutasi Semayi ndumva ari rwo rwakoze ku kibazo cy'itorero ADPR mu nshingano zabo. Hari ikibazo, hari umusango ushobora kubashyiraho ukavuga ngo aha baraturenganije, kuko ni neza yuko Semayi iyo ihagurutse ihaguruka yamaze kumva amakuru, hanyuma yo igakora akazi kayo ko kunonyereza, cyane ko hari abo isubiza mu Rwanda abandi ikabasigaza hano mu gihugu cy'Ubugande. Bivuga ngo niba hari isubiza mu Rwanda abandi ikabasigaza hano mu gihugu cy'Ubugande, bivuga ngo iba yakurikiranye amakuru ahagije, bikaba ngombwa ko iripotinga abantu, kandi kuripotinga umuntu ndumva atari icyaha kuko baba bakoze akazi kabo. Ikibazo nuko twaba tuvuga ngo umuntu yaburiwe irengero, kuko n'u Rwanda rurafunga. Jewe nkavuga ngo wowe nka Apolineri, Semayi ku mirimo yayo ikora hari aho ubona ibangama? Ahubwo jewe nuko ndi umukene, ndanayishimira cyane, nshima n'iki gihugu. Yego. Njye narabashimiye kandi n'ubu ndabashima, nuko ntaho nahurira nabo ngo mbashimire nuko meze. Yes. Ariko genda bashimira kuko badutabaye bakurikirana ibibazo hakiri kare. Bivuga ngo iyo bataza kubikurikirana hakiri kare, ubu ngubu umuriro uba waratse muri iki gihugu cy'Ubugande, cyane ko ahubwo icyo bo kubera ko ari abahanga baba bazi ibyo bakora, n'icyo kintu yaguhira hejuru utabizi. Hanyuma icyo mbashimira rero nuko njyewe batabaye bagakurikirana ibintu vuba kandi bagacondoza neza bakamenya ukuri kw'ibyo bintu. Bamara kumenya rero kumenya ukuri nuko basanze nanjye nta ruhare mbifitemo, ntanabizi. Bamfata nk'umuntu utabizi kandi kuko nta kintu nari nzi nkurikije ubuhanga bwabo bakoresha. Yes. Niko kwemera igihugu cyanjye, cyemera ko ndi umwana w'iki gihugu kandi nta kibazo nta musango mfite kuri byo. Ubwo rero kuva barankunze bakanyizera bakambwira ati tubonye dukoresha ubuhanga bwacu tubonye nta kibazo. Yego. Garuka mu rugo tucunga umutekano, ku gihugu kirimo kuducungira umutekano. Njye nicaye nzi ko nta kibazo, nta n'ikindi kibazo kizambuka kizankomokaho cyo kwinjira mu bantu cyangwa kumva ibintu nasobanukiwe. Ari nayo mpamvu n'iryo torero wumva njye nagomba kongera kwinjira muri ibyo by'ubuyobozi nubwo bampamagara ntaramenya ishingiro ry'ibyo bintu, ngo nanasobanuze mu bahanga b'igihugu cyacu babizi neza. Yego. mbone ko banyemereye bakinjiramo uyobora itorero cyangwa hagarara gutya tuzagufasha gutya. Igihe icyo kintu kitarazamo rero narumva message cyangwa numve igihugu cyanjye kingira gutyo. Yes. Niyo mpamvu ntabyinjiramo na nizi sawa tuvugana sinabyinjiramo n'ibyo by'ibibazo sinabyinjiramo kuko igihugu cyacu kihagije. Igihugu uri ushaka kuvuga ni ikihe? Kuko
igihugu cyanjye Uganda hano Yeah, Uganda. okay. Noneho bishatse kuvuga ngo mu gihe igihugu kitarakwanonsinga, ariko nkavuga ngo jyewe nk'umuntu wamaze gucekingwa neza bagasanga uri umwere, ni gute urugo rwawe ruterwa urureba ukarureka rukagumya rugaterwa, kandi wa mwuka wari urimo ukaba ukomeje kuba ukirimo, twama tubona abantu baripotinga ndetse tukaba tuvuga tuti birashoboka ko hari abashobora kuripotingwa barengana, hakaba abashobora kuripotingwa mu kuri, kubera ko uwaripotingwa arengana n'uwaripotingwa mu kuri, ndumva nta kibazo twebwe tugomba gushyira ku babaripotinze, kubera ko hari amakuru baba bakiriye. Rero aho kugira ngo urwane urugamba rwamaze kukwinjira, ahubwo wakwirinda mbere y'uko urugamba rukwinjirana. Nkavuga ngo kubera iki nkawe umuntu wamaze kuba ubunararibonye, ndetse bikaba byaragaragaye ko iyo timu yari ifite umugambi mubisha bakuvanyemo, bikagaragara ko wowe nta gitotsi kikuriho, kubera iki wahise uhitamo kuvuga ngo reka ubireke bigumye bibe iby'abanyagitotsi nubwo badahari, ahubwo ntuyicare ngo uvuge uti jyewe reka mpaguruke nanjye ndwanire urugamba igihugu cyanjye? None se ikibazo iyo mitwe ibiri hari ubwo nayishyizeho? Iyo mitwe ibiri yishyizeho uko kwishyiraho kwayo, aho bakuye igitekerezo cyo kwishyiraho kandi ntahari cyangwa bazi ko mpari, ntibabishyiremo. Nanjye icyo ni nacyo nashimiye Imana, ko nashima Imana ko ari umugisha wanjye. Ariko rero iyo mitwe ubwo nta bushobozi njye nta bushobozi, kandi babyinjije mu bantu babishinzwe, ababyeyi bacu, abayobozi, kandi nzi neza ko bafite ubushobozi n'ububasha bwo kubikemura. Mu kiganiro twatangireho wambwiye uti jyewe ntabwo nize, ushaka kunyereka yuko impamvu utabigarutsemo ariyo mpamvu, ariko wari usanzwe uri umuyobozi. Noneho jyewe nkaba nakubaza ngo kubera iki niba abanyetorero bashobora guhaguruka bakavuga ngo reka turwane no kugira ngo byibuze itorero ryacu ryagumya rigahagarara, noneho rigahagarara ritakirimo cya gitutsi cyo kuvuga ngo hari urwego rwa politike rurimo mu itorero ryacu. Kubera iki nkawe nk'umudirectors utafata iya mbere ngo uvuge uti reka nanjye noneho nze mpagararane namwe, ndetse nanabereke umurongo nyirizina? Cyangwa nawe hari ibyo waba ukeka uvuga uti nk'umuntu wakoranye n'abo bantu birashoboka ko byazongera bikagaruka bikaza bifite andi makuru? Kandi njye nakubwiye nk'uko iyo mitwe ntazi uko yavutse n'aho yaturutse, niko ntakwivanga mu by'iyo mitwe. Hari amakuru atubwira yuko kandi iyo mitwe yose yabishyize muri leta, mu mategeko. Yego, uracyumva ikintu rero cyageze mu mategeko. Iyo uri umunyabwenge, Bibiliya iravuga ngo umunyabwenge, umunyamakenga iyo abonye ikibi kije arakikinga. Yes. Ikintu kinjiyemo ba nyiri ubushobozi, ababishoboye, nawe ukivangamo, bigaragara ko ugiye gutataganya cyangwa konona idembe ry'abantu. Njye rero niyo mpamvu ushingiye ku bushobozi mfite, yego, n'ubwenge mfite, nasanze bitanyemerera kongera kugaruka muri iri torero. Si ukugaruka muri iri torero, ngende umukirisitu kandi ni umukozi, ndi umukirisitu. Ubu usengera mu mudugudu, muhe mudugudu? Njyewe nsengera ku mudugudu wo mu Kirungi, Mubende mu Itawuni. Yes, usengera mu mudugudu wa Mubende mu Itawuni mu Kirungi. Hanyuma kubera iki wama wumva mu Kirungi? Ndumva ko ari ku ruhande rwa Gahutu Phineas. Nge umva icyo mvuga, ngewe icyo nasobanura nicyo nabwira n'umuntu wese wakumva. Yewe ntabwo ninjira, sinzajya ku ruhande rw'umuntu uwo ari we wese, kuko umuntu hari aho ugera umuntu atagukura cyangwa atakuvugira, hagakora ijambo ry'Imana no gusenga Imana no kwinginga Imana ikagutabara. Yego, ngewe nizi isaha nubwo napfukama ku murimo wanjye aho nkorera, ndasenga Imana ikanyumva kandi ikansubiza. Yes. Urumva, nge rero kwinjira guhura n'abantu nuko hari abantu bamwe
bumva ko gukungana n'abantu, guhura n'abantu tukaganira ibitekerezo, tubwirana ijambo ry'Imana, twibukiranye icyo ijambo ry'Imana rivuga. Njye niyo mpamvu nta n'uwo nzemerera kumbwira ngo ndi mu ruhande rwa runaka rw'umuntu. Abakristo, umuntu ni umuntu, akora iby'abantu. Abakristo iyo muganira wumva nk'umuntu wari ufite ijambo, wumva bakugira inama y'igiki cyakorwa, cyangwa wowe wabaha iyihe nama? Inama ngewe mbaha n'icyo nganira nabo, cyangwa se iyo hagize n'umuntu umbaza, ndavuga ni icya mbere twahamagariwe gukorera Imana no gusenga Imana. Kandi gusenga Imana ni ukugira ngo bibohore umukiga, umugande, umurundi, umuntu wese uri mu isi. ndavuga ni twebwe duhagarare mu mwanya wo gusenga Imana, yego, tutitaye ku bantu, kuko ibyo abantu bakora nk'iyo mu ofisi ibyo bakora simbizi muri abo bayobozi. Ubwo rero nk'abana reka n'ubundi nikire twisengera Imana, kata igihugu cyacu n'umuyobozi wacu atwemera ko abasenga basenga Imana. Ngereka nsenga Imana icyo nzi neza nuko hatazajya mu ijuru umuntu uri muri ADPR cyangwa umuntu wabaye revera cyangwa umuntu wabaye ndahubwo ijuru rizagibwamo n'umuntu wese wakijijwe neza kandi uvuga ubutumwa bwiza bw'Imana. Nk'umuntu wakoreye ijuru ukaba uvuga uti igihe niteguye ko Kristo naza gutwara itorero, nanjye mu bageni nshobora kugaragaramo. Icyo nicyo mparanira, icyo nicyo nanashaka cyane. Mu gihe abandi hariho abariho baharanira ubugeni bwa hano mu isi bwo gushimwa no gushyirwa hejuru muri ayo matitire y'uburevera n'ububishop. Oya rwose ibyo simbirimo, nge nabaye revera n'ubundi ndi revera, narasengewe. Abantu bose babireba mu buyobozi bwose muri born again yacu. Yes. Ariko ibyo by'ibyubahiro no kuzamura ndwanira ibyo bintu nicyo nahakanye, ni nacyo nane. None uhisemo ari nayo mpamvu jewe nicaye navuze nereka nicare mu nsenga Imana ikizankoresha, ikizakora nicyo nzakora, gifitiye umumaro igihugu cyanjye, gifitiye umumaro abanyagihugu, gifitiye umumaro n'urugo rwanjye. None uhisemo kwiyicarira ukituriza. Hari amakuru mbyutse nakira muri iki gitondo ambwira yuko ngo hari timu yaje kukureba kugira ngo ube wabasinyira ibipapuro babe babijyana mu URSB barebe ko batambuka. Abo waba warababonye ntabo wabonye? Nk'uko nkubwiye cyangwa nk'uko nakubajije, ntabwo ugenda umwana bashuka ngo sinya ibintu utazi icyo usinyira. Ntabwo wansinyisha ibintu ntazi icyo mbisinyira, utanamaye gusobanura ubuhagije nanjye ngo mbone ubwo naha mu abayobozi bacu. Yego. Cyangwa mu bashinzwe n'umutekano nimba byaba ngombwa nabo ngo mbisobanure. Yes. Ubwo rero nimba bari no muri iyo nzira cyangwa bafite icyo gitekerezo, ntabwo yewe nta na rimwe nta na kinya yanjye iragaragara cyangwa igaragara ko hari uwo nigeze nsinyira. Ubwo rero iramutse igaragaye ngo narasinye, nabwo haba hari icyo bansobanurire kandi kigaragara nanjye nasobanurira abayobozi. Haba hari abakugezeho se cyangwa nta bakugezeho? Nta bantu bangezeho bo kunsobanurira kuri ubwo buryo. Bivuga ngo abangezeho ni abanganiriza nk'uko bagira ngo bumve nimba ndi mu itorero cyangwa ntaririmo. Bivuga ngo ni abambaza bumva ko nshaka ubuyobozi cyangwa ntabushaka. Ariko ntawe ugeze angirambira ngo mfata impapuro udusinyire gutya na gutya, ntazi ibyo nsinyira. Ngewe numva abo baza kukubaza niba ushaka ubuyobozi babukubaza nk'abande, mu gihe ahubwo yakabaye ari wowe butanga. Nanjye nicyo kintu mbabaza, nanjye nicyo nibaza kandi nanjye mbabaza. Nkabaza wambaza ko nshaka ubuyobozi, itorero nimba ari ibyacu nararisengemo nari ndimo ndi umuyobozi, nkagira impamvu runaka. Yes. We wajya kuza ukambwira kandi ngo ngere umwe nka kure wansobanuriye wavuze ko umuntu yubatse inzu ukayisohokamo ukagenda ibyangombwa byayo bifite gupfa kwinjiramo atari byiza. Icyo kibazo ni ikibazo babajije umunyamategeko wo ku ruhande rwa Rwanyamuzira, ndetse arya iminwa kuko baramubwaga bati winjiye mu itorero ute? Ninde waguhaye uburenganzira bwo kwinjira mu itorero?
so abiburira ubusobanuro noneho ukumva arashaka gutesha agaciro ibyo abandi bafite kandi we ntacyo afite. So nshaka tugenda twegera ku musozo ku kiganiro twagiranye namwe Reverend Pasiteri Ashimwe Apolineri, nkaba nagira ngo ugire ubutumwa uha abanyagihugu muri aka kanya, ndetse by'umwihariko abagenzi bajya mu ijuru. urakoze cyane. yewe ubutumwa natanga, yego, cyangwa se n'inama nagira abo bantu bari muri iyo mitwe nk'uko wabivuze, yes, ni uko ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana yacu yihagije. umugabo bita Uza na Dawidi na Budodomu, Uza yaharaniye kurwanira isanduka y'Imana, ashaka kuyiramira atujuje ibisabwa, ashaka kuyiramira yerekana ko afite imbaraga. iyo Imana imureka akaza kuyiramira igwe hasi, yari kugira ibyo yirata mu bantu, yari kwikubita mu gituza. urabyumva? noneho n'Imana abantu banyumva cyangwa n'abakristo n'abayobozi, yego, Imana yacu ntigirwanirirwa. yes, Imana yacu irirwanirira, irihagije. abo barwanira ibyo kandi icyubahiro n'ubukire n'ubwenge biva ku Uwiteka Imana. yes, urumva umuntu rero urwanira ibyo, ndagira ngo bose bafashe hasi byo kurwana, bahinduke abakristo, bahinduke abakozi b'Imana, bahinduke abantu barimo gusenga Imana. Imana izabijyanire mu ijuru, kandi n'igihugu cyacu cyumve ko turi amahoro, n'itorero ryacu twizere ryemere turimo kubwiriza abantu ribohora imbohe, rikaruhura n'abantu barushye. urakoze cyane. Imana iguhereze umugisha. nitwongera kugira ubundi bufasha dukenera kuri mwebwe tuzabahamagara. nta kibazo rwose, murakoze cyane. urakoze Ashimwe Apolineri. yego namwe. Okay. Kuri telefone kandi dufite Mbirirende, nawe urimo kutubwira ati ibi bintu nabivuyemo sinkene no kongera kubyumva, yewe ndi umukristo, nzapfa ndi umukristo, nzemera abashumbe ariko ntago nzongera gusubira muri ibi bintu, kuko icyanzanye muri iki gihugu ni uguhahira urugo rwanjye n'abana. akaba avuga ati no ntuzashaka kubinsubizamo, jewe ntago ndi kumwe nawe. Reka rero Mbirirende nawe tumwumve igitekerezo kiwe muri izi vuruguvurugu zimaze igihe zivugwa mu itorero rya ADPR, nawe afite icyo abivugaho ndetse nuko abyumva byakagombye kugenda. Allo, Reverend Pasiteri Mbirirende, mwaramutseho? murakomeye. Imana ishimwe. Mani ndaje. Murimo kuvugana n'umunyamakuru wa Divine Family TV. Aho mu cyaro mumeze mute? Turaho. Hari amakuru arimo kutugeraho atubwira yuko nyuma yuko aba directors b'itorero ADPR byabaye ngombwa ko bamwe basubizwa mu Rwanda, hanyuma mwe mukaba muri iki gihugu nta kintu murimo gufasha itorero, ubu noneho mwaba muhagurutse mukavuga muti tugiye kurengera itorero ryacu kugira ngo rive mu gacikiri rimaze igihe rishyirwamo n'abantu basa nkaho batagaragara muri constitution y'itorero. Byaba ari byo cyangwa ni ibihuha? Jewe ibyo ngibyo nabivuyemo umuhungu wacu. Wabivuyemo we ntabwo ibyo bintu ukibigaragara. None ubwo mubona atari bimwe mu bituma imvururu ziguma mu itorero? Ariko none njyewe ibyo nibazaga ni ibingibi navuga cy'ukuri kwambaye ukuri. Niba abantu bashobora guhemukirana bakaba badashobora guhura, yego, kandi ari abakozi b'Imana, ikindi wambaza ni ikihe? Njyewe ibyo nabivuyemo nabonye ko ari intuza, ndagenda nigira mu itorero mbumbaga ahandi ntabyo nganaga nawe mbyumvaga guco nanjye. Bivuga ngo ubu ngubu ntago wowe ukibarizwa muri iryo torero? Ntago, niyo wagira ute sinabisubiramo. Ndi umukirisitu naho ndi nicaye uzasanga niyicariye baranyobora kataha.
nibyo bibazo tujya tubaza abantu bamwe tukavuga tuti ko byagaragaye ko iri torero rifite ibindi biryihishe inyuma nkamwe nk'abakirisitu kubera iki mugumya kurirwaniramo kandi abari abayobozi bari baramanitse amaboko. Inama waha abantu ni iyihe kugira ngo havemo umwiryane ukomeza kugaragara muri iri torero ndetse bikafegitinga abanyarwanda b'inzirakarengane bashobora kurenganira muri iki gihugu, abandi n'abagande bashobora kurenganira mu Rwanda bitewe n'imvururu zigaragara muri iki kibazo cy'iri torero? Ndatekereza ko nta mupagani ubaho uri umukirisitu. Niba abakirisitu badashobora kuja mu rusengero ngo bahure, niba ari abantu noneho bigisha ibyaha bo ubwabo bakaba badashobora kwicara hamwe ku ntebe imwe, uyobora akayobora undi akamwungiriza cyangwa undi akayoboka undi, urambwira ngo ijuru bari kujamo niri? Nabivuze no kuva kera naho nicaye murambivuga, nta kintu gishobora gutuma baba bafite ibindi bintu bagamije. Ariko niba ari umurimo w'Imana, icyaha kirihanwa kikababarirwa. Sinzi impamvu rero abantu bashobora gukomeza gukururana bari kubona ari ibintu biri kuzana n'umutekano muke. Reverandi, wahisemo kuva muri ibi bintu bitewe n'imvururu wagiye ubonamo kandi ubona ko zitazarangira? Ngewe nabivuyemo mana, kuko abantu badashobora guhura ngo bagende bagire ngo ndicaye rwose, nta n'ubuyobozi gikeneye ndi guhingira abana banjye. Hari amakuru yarabyutse atugeraho atubwira ngo abantu bafunzwe ngo mwicaye mwishyira hamwe murangije mwiga uburyo mushobora ngo kuzamuka mukajya ku URSB. Ayo makuru waba wayumvishijeho? baba baguhamagaye ngo bagushyire muri iyo timu, cyangwa ni abandi bantu babiciye ku ruhande ngo tumenye izindi nzira dushobora gushakiramo amakuru? Alo Reverand? Alo? Ikibazo narimbajije wacyumvise? Ariko nje nta muntu wari wampamagara. N'uzashaka kumpamagara uzamubwire ngo nje ibisimbi irimo hatazagira nk'umuntu binshiramo. Nazanywe no guhahira abana, dukora umurimo w'Imana bibuku, ibandeke njyewe mpahira abana ngasenga bisanzwe, nta n'ubuyobozi ngikeneye. Bishatse kuvuga ngo wowe intego yakuzanye niyo guhahira abana bawe, ibindi bakwinjizamo? Intego munyamakuru ntayo, nje ni uguhingira abana banjye nkasenga bisanzwe, n'abakirisitu bazaja mu ijuru. Imana iguhereza umugisha Reverand Mbirinde kubw'ikiganiro duhaye, kandi unabwira abantu ukuri kuriho kugira ngo bakuvane mu makuru cyangwa se bakuvane mu majwi nyuma y'uko bari batangiye kukotota. Oya mana, naho ndi n'abaturage banjurira mu rindi torero, namaze kubona abantu badashobora guhuza nawe uri umuyobozi, badashobora. Oya, umukirisitu nzaja mu ijuru, ni iby'ubuyobozi ntihagire umuntu mbeshera. Oya, ariko ngo byaragaragaye ko iri torero hari ikindi kigendererwa ryaba rifite muri iki gihugu cy'Ubugande. ubwo nabibwirwa n'iki ko nje nagiye mu itorero nzi ngo ni itorero, kandi nabibwirwa n'iki? Ntabyo nzima. Nk'umuntu wabaye umuyobozi w'akarere, ibyo ari byo byose hari ipfundo ushobora kuvuga uti shingiye kuri iri pfundo nakwemeza yuko ibi bintu koko bishobora kuba ibivugwa ari ukuri, kubera ko ntago muri iki gihugu hari amatorero menshi. Ariko niba urwego rwa semayi rushinzwe ubutasi muri iki gihugu cy'Ubugande rufosinga kuri iri torero, ubwo ntago ari amakuru aba yiturukiye hagati mu banyetorero bitewe n'uko baba bafite ibyo baziranyeho. ubu ni suguru kumva kuko nabimenya muhungu wacu ko ntabwo nshobora kubimenya. Jewe maze kubona ko ari uko bimeze, nahisemo guhingira abana n'ubuyobozi. Ndavuga niba biretse kuba iby'Imana bikaba bibaye uku nguku, reka mpingire abana nje ndi umukirisitu bazanyigisha. Imana izaca urubanza ku munota wanyu. Okay, urakoze. Imana iguhereza umugisha kandi uhahe uhirwe. N'ubundi ibintu bya politike nta kintu bimaze. Twakora politike y'ijuru duhangana na Satani kubera ko umwanzi w'itorero n'umwe. Nta kindi. Imana iguhereza umugisha. Namwe musiye burundu. Okay.
wowe rero utaruzi ibipfa mu itorero rya ADEPR nguko uko byifashe ngabo ni abagabo bagaragara nk'abari muri iki gihugu bakoze mu itorero rya ADEPR ariko bakaba batakiririmo cyangwa se bakaba batakibarizwamo, bakaba bari ku ruhande. Umwe akaba atubwira ati ngiye nsengera mu Kirungi ariko ndi umukristo, undi akavuga ati ngewe nagiye mu wundi musingi. Bye bye.